maze umwisi uhemberwa mu minsi ya kure, ushakira mu minsi ya kure, uhamagara ukamera nk'utitaweho, wasenga ukamera nk'aho utavuze, waririmba ukumva ntizirenze ikirere. Ariko nubwo Farawo atabimenye, Imana yo yarabyumvise. Aravuma kandi yarasanzwe afite akanwa gakora. Reka nkubwire ngo ubutware bwose ntibukugizeho uruhare, kandi abanyembaraga bose siko bagushoboye. Ntabwo murumva Imana, ariko twebwe mutwumvamo Imana buri munsi, ivugira muri twe igakorera muri twe. Rero ndagira ngo uvugire ijambo mu kanwa kawe. Ubwire Farawo ngo rekura. Amen. Bwira Satani ngo rekura. Ubwire iminsi n'ibihe. Ibi bintu hari igihe utigeze ubikora, hari n'igihe utigeze ubitekereza, ariko Imana y'abizera turi kumwe iragushyigikiye, ijambo ryo mu kanwa kawe iraryemeye, imirimo y'amaboko yawe yihaye umugisha, intambwe z'ibirenge byawe irabyemeye niba unyuze mu nzira zitunganye. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugire amahoro abonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Iyo mvuze ngo inshuti z'umusaraba ni abantu bemeye gucungurwa n'amaraso ya Kristo, abantu babyawe ubwa kabiri bakavuka kubwo kwizera Imana. Mbega umwami Yesu arabarinze. Aho uri ubabaye, reka nkubwire ngo Kristo niwe byishimo byacu. Niba ubona bitagenda, ahari kurira kwararira umuntu, nyamara bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ni ukuri Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'amahoro, ni Imana y'ibyiza, n'ibyo ubona byagushyikiye Imana ifite ikigambiriye. Gusa hari igihe Imana igihisha umuntu ibibazo imubitse mu bindi, bijya bishoboka. Ushobora kureba hepfo na ruguru ukabura amaboko agufashe, ukabona yaragufite yose yaragutaye, cyangwa se ukabona ntiwigeze unafatwa, ukabona nta muntu n'umwe wigeze ugufata mu maboko ngo uvuge ngo runaka ni amaboko yanjye yigeze ambera imbaraga. Ariko reka nkubwire ngo Imana yo ntiri kure, igendera muri twe, ibana natwe, bisaba kwizera gusa, bisaba kwizera gusa, kuko iri muri twebwe n'intwari mu ntambara. Hari umugabo wigeze yajya kuvuma ubwoko bw'Imana buri kuva mu bunyage, mu buretwa, arabareba arabitegereza ngo nabitegeye. Bijya bishoboka ko hari igihe tuba mu kibaya abanzi bacu batwitegeye bari ku misozi. Aravuma kandi yarasanzwe afite akanwa gakora. Reka nkubwire ngo ubutware bwose ntibukugizeho uruhare, kandi abanyembaraga bose siko bagushoboye. Imana ishimwe. Ndakubwira ngo abafite umunwa wo kuvuga bose ntabwo icyo bavuze cyose ariko cyemewe. Haleluya. Umugabo arabitegera, asanzwe ari meyer bitere, asanzwe abishoboye, asanzwe afite experience mu byo ari gukora, ariko ngo abitegeye agiye kuvuma abahesha umugisha. Imana ikireho ikinyuranye n'icyo umwanzi wawe yari akwitezeho. Bahesheje umugisha ngo bibabaza umwami, arababwira ngo bari Uwiteka yabahaye umugisha. Rero ishyanga rikwanga, ishyanga rikurwanya, rikubone muri iyo shusho, rikubone nk'umuntu wahawe umugisha, rikubone mu mbaraga z'ubutabazi, rikubone mu butware bwa Kristo, ineza y'Uwiteka ikugaragarire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Njyewe nitwa Aniseti, naringiye kukubaza ngo nawe witwa nde, ariko ikiruta byose izina ryawe rimenyekane mu gitabo cy'ubugingo. Turi kumwe na Jeanne Kwizera kuri kamera, niwe uri kudufasha gutunganya ibi biganiro. Mubona tubwiriza bikabageraho, ariko ntimuzi ngo ninde wundi uri off camera. Jeanne Kwizera rero ashobora kuba akora umurimo unakomeye kuruta uwo twakoze, gusa byose Kristo abiduhera umugisha. Namwe kandi turabashimiye, dushimiye abakoze subscribe cyangwa se sabone, dushimiye abantu muha abandi iri jambo, kandi dushimiye abantu mujye mudutera inkunga. Inkunga yanyu irakora. Nari mfite n'igitekerezo wenda nzakibagezaho nyuma y'iki kiganiro, sinshaka kukibagezaho ubu. Hari uburyo bwinshi bwo gukorera umugisha tutabinyujije niba nabyita mu ruhame. Nk'urugero nko gufasha abana bo ku mihanda, gufasha abandi bantu bababaye. Ntabwo nkunze ngo uyu mwana azisange kuri social media yarakuze yarabivuyeho. Nta mpamvu yo kugira ngo tuzafashe umwana kwicuza dukoresheje ahashize. Yego,
Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, Imana imbaraga zacu, agakiza kabiringiye Imana, turagushimiye. Waduhamagariye mu rupfu uratuzura, umuzuko wa Kristo tubera imibereho, wicara iburyo bw'intebe y'ubutware bwa data, kugira ngo twimane ingoma nawe izina ryawe nirishimwe. Pawulo yandikira Abakolosayi yarababwiye ngo natwe yaratuzuye, atuzura turi abera n'abaziranenge tutagawa. Niki cyabikoze? Ni amaraso yaduhanaguye ubusembwa n'inenge. Dushimiye amaraso ya Kristo yaje nyamara inyandiko zikimanitse. Dushimiye Kristo watwejeje abatwanduza, abadusiga icyasha, bakigendana ishusho iri deforme, uburyo baduforumye mu mitekerereze yabo. Kristo ntiwabyitaho, urangije udukingurira urugi rw'ubutware, dukingurira amarembo, inzugi zirakingurwa, izina ryawe nirishimwe. Wabwiye Kuro ngo ngufashe ukuboko kw'iburyo kuneshereje amahanga ari imbere. Ni igitangaza ko umuntu yarwana umufashe ukuboko kw'iburyo, kandi ariko yari kurwanisha ko ariho imbaraga z'umuntu ziri. Ariko birasobanuye ngo ubutware bwawe ndabufashe, nyamara si ngufashe nkubuza kurwana, ngufashe nguteza intambwe kugira ngo utirwanirira, ahubwo ukandagire mu ntsinzi yanjye. Ndakwinginze, fata buri muntu wese ukuboko umukandagize mu ntsinzi yawe. Hari abantu bafite inzozi z'iterambere ariko bari kure yaryo, basimbutse akarongo gatukura, wakandagize mu cyo wavuze, gushaka ko Imana gusohore, mugambi w'Imana ugerweho, ntsinzi y'agakiza k'Uwiteka igerweho. Dayimoni udindiza iterambere ry'abizera, tumukubitishije imbaraga z'umusaraba wa Kristo, imbaraga zazuye Kristo Yesu. Izo zikura mu rupfu, naba arizo zikuraho urusika n'urufatiro rwatandukanyaga umuntu n'umugisha we. Umuntu yakira ibye, twicare mu ntebe zacu, ingo zidukwiriye aba arizo duha, inzira zidukwiriye arizo tugendamo, amaofisi adukwiriye arizo twicaramo, ibyo dukwiriye gutunga aba ari byo dutunga mu izina rya Yesu. Tunyagira abari batunyaze kugira ngo tugabire, ingabire yawe niyo iruhura umutima. Izina rya Kristo nirihimbazwe. Tugeze mu minsi ya nyuma, ibihe bigoye abagenzi, jya mu nkingi n'imfatiro z'imitima kugira ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Tuganirize mu ijambo ryawe binyuze muri nge, umpana umugisha n'abaryumvishe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose, amen. Imana ibaha umugisha. Reka dusome igitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 5, igitabo cy'iyimukamisi cyangwa se kwimurwa, igice cya 5 murongo waho wa mbere. Mutwe w'ijambo haravuze ngo Farawo agwiza uburetwa bw'Abisiraheli, bagaya Mose na Aroni, Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze iminsi mikuru mu butayu. Shaka mwiri jambo, Mose na Aroni ntibagihari. Aniseti na Jene nibo turi kurebana, nawe uri kutureba, ni wowe uhari. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Witegereza ko Imana iri mu ijuru iziyereka abantu bari mu isi? Ntabwo bishoboka. Ahubwo Imana iri mu ijuru izatura mu bari mu isi, abari mu isi babonera Imana mu bantu. Ntabwo Imana iri mu ijuru izavugira mu ijuru abari mu isi ngo bayumve. Ahubwo abantu bari mu isi bazuzura umwuka, imvugo y'Imana ivugire muri twebwe, abari mu isi bumva Imana muri twe. Ntimurabona Imana ariko twebwe mutubona buri gihe. Ntabwo murumva Imana ariko twebwe mutwumvamo Imana buri munsi, ivugira muri twe igakorera muri twe. Rero ndagira ngo uvugire ijambo mu kanwa kawe, ubwire Farawo ngo rekura, amen. Bwira Satani ngo rekura, ubwire iminsi n'ibihe ubibwire ngo rekura. Bwira ubukene ngo rekura. Haleluya. Sinzi umuntu ndi guhanurira, waradepoje documents zawe zirafatwa, ariko nubwo zafashwe bwira icyazifashe ngo rekura. Reka tukite izina,
reka tukite Farawo, kibwire ngo rekura. Uri umwana w'umukobwa ukwiriye kubaka, bwira iminsi ngo ndekura. Uri umusore ukwiriye iterambere ryiza, yibwire ngo ndekura. Nasiyonalite yawe yihamagare, bwira Farawo yirekure mu izina rya Yesu. Imana ya Isiraheli iravuze ngo Farawo we rekura, rekura, rekura. Umurongo waho wa 2, Farawo arababwira ati Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisiraheli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraheli. Baramubwira bati Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mugiga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati Mose na Aroni, ni iki gitumye murekesha aba bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati dore abantu bo mu bihugu, abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere. Nibagende bashakishe inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubaganyiriza na make, kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Ni igice cya 5, dusoreje ku murongo wa 8 w'igitabo cyo Kuva, duhere ku murongo wa 1. Uyu ni Mose na Aroni bari kumwe n'umukumbi w'Abisiraheli mu bunyage mu gihugu cya Egiputa. Egiputa abantu benshi bagereranya na n'ikuzimu, abafarawo benshi bagereranywa na Satani, nibyo ntibemeraga Imana. Ariko Egiputa yari yanyaza Abisiraheli, reka mvuge ngo siyo ya none, kuko ubu harimo abizera, bari abanyamahanga ku bw'isezerano, ariko uyu munsi isezerano ntirikibakinze, harimo abizera. Mbibutse ko na Yesu yahungiye muri Egiputa, na Matayo abwiriza ubutumwa bwiza yageze muri Egiputa na Etiyopi. Imana ishimwe. Kandi ibitabo bya Yesaya byari biriyo simpatinda. Ubutumwa bwarahageze, ntiyakigereranwa nk'uko mbere hagereranwaga. Uyu munsi ni igihugu cya Egypti gifite n'abizera benshi, ko gifite aba orthodox benshi. Uyu Mose na Aroni bisanze bari mu buretwa kubw'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu, simpatinda, ariko Imana ikurikira isezerano. Ndagira ngo nkubwire ngo hari aho wisanze utarigeze ubisaba, ko na Mose ntabwo yasabye kuvukira mu buretwa. Muribuka igice cya 2 cy'iki gitabo cyo Kuva kigaragaza avukira mu gihugu cya Egiputa. Nyina amuhisha amezi 3, ananiwe kumuhisha mu buhera akamushyira uruhande rw'amazi, atorwa n'umukobwa wa Farawo. Ni umukobwa w'umugabo witwaga Neko. Hanyuma uyu mukobwa yavukanaga n'umuhungu witwaga Ramusesi. Ko Mose yabayeho mu gihe cy'abafarawo babiri. Neko yaje gupfa, hima ingoma Ramusesi wareranywe na Mose. Ko Neko yapfuye, Mose ari Mediyani kwa Yetiro, aragirira Yetiro. Imana ihamagara Mose mu gihugu cyaka umuriro, harimye ingoma witwa Ramusesi wakuranye na Mose bakanarwana, ari we waviriyemo Mose kwirukanwa muri Egiputa, agahunga aza ubutayu bwose, agahinguka Mediyane kwa Yetiro. Ntabwo nje kubabwira amateka, nshaka kubabwira kuri iri jambo gusa rivuga ngo bwira Farawo arekure, agufasha iminsi, akuroza igihe, acuraguye igihe,
mubwira rekure, ifoto ayimaranye iminsi, umwambaro bawumaranye igihe, mubwira rekure, akagahinda kabwire karekure, fata umwanzuro use nawo. Eliya yajyaga afata umwanzuro akabyuka mu gitondo, yarabyutse abwira Ahabu, aramubwira ngo mbaye mpagaritse imvura. Nta kindi gihe Eliya yari yaratestinze ko imvura ihagarara, we abyutse yizeye ko ayihagarika kubw'impamvu z'inyungu y'Imana. Ibi bintu hari igihe utigeze ubikora, hari n'igihe utigeze ubitekereza, ariko Imana y'abizera turi kumwe iragushyigikiye, ijambo ryo mu kanwa kawe iraryemeye, imirimo y'amaboko yawe yihaye umugisha, intambwe z'ibirenge byawe irabyemeye niba unyuze mu nzira zitunganye. Imana ishimwe. Bwira Farawo w'ubukode umubwire ngo rekura. Hari ibintu nanjye Aniseti mbwiye Farawo ngo narekure, naturekurire live, tujye tubakorera live, narekura amateraniro ari online tuyakore. Farawo nabirekure, ni ibintu bidasaba ibintu biri hayi. Farawo nabirekure, ni ibintu bisaba kuvuna amaboko ya Farawo, nabirekure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nshuti z'umusaraba, Mose ari mu buretwa n'Abisiraheli, yasize ibwami nk'umwana wakuriye ibwami. Yabonye ko kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo atari ikintu cyo kugundirwa, aravuga ngo kuba muri bene wacu bari mu matafari biraruta kuba ibwami batubaha Imana batanagira Imana. Aravuga ngo ndajya mu buretwa, ajyayo. Agarutse rero abwira Farawo, aramubwira ngo Uwiteka Imana y'Abisiraheli yaratubonekeye. Ikimara kutubonekera hari uburyo tuyisengamo, hari uburyo tuvugana nayo. Dufite iminsi rero mikuru yo kujya gutambira Imana, turagenda urugendo rw'iminsi 3. Immediately nk'umwami arahita yumva ko uwo mugabo uri gusaba kugenda urugendo rw'iminsi 3 shyiramo iyo interval irimo ni ugucika, arahunze. Farawo abyumvisha aravuga ngo abantu bari bamaze kugwira, kandi cyatumye tubakoresha uburetwa mwaragwiraga mugakwira, none urashaka kubanebwesha ngo ntibakore. Ategeka abatware, iki kintu mu gitindeho, ategeka abatware mu moko abiri. Abatware b'Abisiraheli bayoboraga abandi Bisiraheli mu buretwa, n'abatware b'Abanyegiputa bayoboraga Abisiraheli mu buretwa. Nubwo turi mu nzira y'agakiza, dufite abantu badukoresha uburetwa ari bene data muri Kristo Yesu. Hari ahantu nigeze njya muri groupe gusenga mu rugo rumwe rw'umukristo n'umuntu wishoboye. Turasengana, bafite groupe y'abantu babakorera mu makampani na hehe, tugiye kurya turya ibitandukanye n'iby'aba bantu, ubwo nabwo ni uburetwa. Ku buryo abantu mushobora gusengana ariko wajya kurya ukumva kuri umu VIP kubarusha kandi musangiye Kristo. Niba ari icyo kurya cyari gikwiriye kubaho umuhezo, ni umubiri wa Kristo. Ariko niba twese tuwusangira, nta bindi byo kurya wari ukuriye kurya umukozi wawe wo mu rugo atariyeho. Nta bindi byo kurya wari ukuriye kurya ngo wumve ni wowe ubikwiriye, ni wowe byagenewe. Ubwo nabwo ni uburetwa. Dufite bene data mu bunyage badukoresha uburetwa. Bajya kuguha umwambaro bakaguha imikuburano kandi bagura n'umuzima. Yajya kuguha akaguha ibyo bajugunye uti bahutu. Murakoze. Mose akimara kumvira itegeko rya Farawo, Farawo aravuga ngo ni ubunebwe mufite. Hari umuntu kubona iminsi 3 wiyirije ubusa, 1, 2, 3 akabyita gupfusha igihe ubusa. Ariko reka nkubwire, biratuma Farawo akurekura. Oringate biratuma Farawo akurekura, biratuma uwo mugongo ukira, biratuma ayo maso akira, biratuma ukomera, biratuma uhaguruka, ubugomba mbari bwawe bukomere, urekeraho kudagarwa, urekeraho guhinda umushyitsi, biratuma ukura. Mose arabyumva. Farawo aravuga ngo aba bantu bashaka kujya gutambira Imana, isi niko yadufashe, isi niko iri kutubona. Umuntu aba yagiye gusenga ugahita uburira rimwe umwanya n'amahirwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana washakiye igihe nayo ikuboneye igihe.
imana wihaye irakwihaye, imana wahaye nayo iraguhaye, imana waturiye irakwituye, imana wasanze iragusanganiye, imana wasenze iragusubije, imana wahamije nawe irakugaragaje. Farawo aravuga ngo Mose we uri kumbwira amagambo ntumva, Uwiteka ninde? Hari abantu batazi imana yawe, hari abantu batazi imana yawe, kugira ngo bayimenye rero ni uko izabihesherezaho icyubahiro. Imana ibigaragarizeho kugira ngo bayimenye, kuko mu kanwa kawe urayivuga ntibigaragare, uri mu buretwa bagukoresha ntiboneka, ariko imana yera enimase dry terika ni moria dokita ndoresta ebini ngayini moria. Imana yawe yigaragarize ku mwana wawe, yigaragarize ku mugabo wawe, ibakiza indwara, yihesha icyubahiro. Farawo amenye imana, ibitangaza bigaragarira imbere ya Farawo, kandi igitangaje ibitangaza bibaye kuri Farawo bimutera igikuba bikiza Abisiraheli. Imana yawe yigaragaze. Amen. Imana yawe yigaragaze kuri diplome, yigaragaze na hamwe udafite na documents iyi ariyo yose. Imana niyo yonyine ibasha guhindura amateka y'umuntu, nibasha guhindurira umuntu izina, umunyamibabaro ikamwuzuza ibitwenge. Akanya kari karimo agahinda gaha ubuhamya ukabwire ngo umunezero uraje. Aho wababariye ganira naho uhabwire ngo Farawo yarekuye. Ndumva navuze induru. Hindukirira iminsi uyibwire ngo Farawo yarekuye. Imana ishimwe. Kandi ndumva Farawo arekuye. Amen. Aravuga ngo imana yanyu niba muyifite simbizi, ntago nigeze nyibona, mbakoronije ntago mbizi, ariko reka mbabwire ngo imana yacu iriho. Our God is real. Imana irahari. Hallelujah. Imana irahari, itunga imfubyi, ibesha abadafite shinge na rugero. Imana iburanira abantu imanza zitabera, Imana izura abapfuye, Imana idukiza indwara, Imana itanga ibyo kurya, Imana yambika, Imana yubaka. Imana yacu irahari. Imana irahari. Imana yacu irahari. Farawo ntarayimenya ariko iriho. Mose aravuga ati twebwe rero yaratugendereye. Burya Farawo nubwo tuba hano, ariko Imana y'Abaheburayo yaratugendereye. Reka mbabwire, nubwo nyamara tubinaha, ariko Imana yavuganye natwe. Nyamara nubwo tuba muri urwo rugo, Imana yavuganye natwe. Nyamara Imana yavuganye natwe. Imana yaravuze. Farawo arabyumva, abwira Mose ngo ni ubunebwe, ahubwo niba bongerera imirimo, ibikoresho babahaga mubikuye hafi mubishakire kure. Umaze iminsi uhinga kure ngo ubeho, ariko ntibigucogoze. Maze umwisi uhemberwa mu minsi ya kure, ushakira mu minsi ya kure, uhamagara ukamera nk'utitaweho, wasenga ukamera nk'aho utavuze, waririmba ukumva ntizirenze ikirere. Ariko nubwo Farawo atabimenye, Imana yo yarabyumvishe. Reka dusome Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 haravuze ngo Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu. Amen. No muri ya marira, muri ya mibabaro, hamwe utari ufite aho kuba, waryamye wiseguye ibuye, nyamara ntibwakeye kubera ari ibuye. Bwakeye kuko ibiganza by'Imana byarambitse. Imana yarambitse ibiganza hejuru ya ryabuye, iguha gusinzira. Kabiri haravuze ngo iminsi itaravuka, utararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Gatatu haravuze ngo uhindura abantu mukungugu, kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo, kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo washize, cyangwa nk'igicucu cy'ijoro. Mana we, ubajyana nk'isuri, bameze nk'ibitotsi,
bukeye bameze nk'ibyatsi bimera, mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse umutima, washyize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe, kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe. Mose yarebye umubabaro w'abantu bari bavuze ngo rekura Farawo tugende, rekura tujye gutambira Imana. Abona nibwo ibihano babikajije, Abisirayeli barahindukira batuka Mose n'Imana. Ndagira ngo mubwire ngo Imana yavuganye nawe ngo irabikoze bijya byasharira, ivuze ngo iraje bijya byakifunga. Ugira ngo si Imana ivuze. Mose abonye ageze muri iyo situwasiyo, aravuga ngo reka njye gusenga. Iyi Zaburi ya 90 ni amagambo Mose yavuze, ameze nk'uri kukuvugira amagambo ari ku mutima. Shyira ejuru we kugerura, amarira yawe yaririra imbere y'Imana. Umaze iminsi uririra imbere y'abagukubita ukagira ngo uri kuruhuka. Kurira imbere y'abagukubita ni nko gufata mu nkota, mu bugi bw'inkota y'umuntu ushaka kuguca ukuboko. Ubu umubwiye ngo nyica, umaze iminsi ari ukumeze, utakira uwaguteye, umaze iminsi utabaza uwagutereranye, umaze iminsi usaba uwakunyaze, umaze iminsi utegereza uwaguhunze, umaze iminsi wiruka kukwanga, umaze iminsi ukeneye umuntu utagukeneye, umaze iminsi wihisha inyuma y'umuntu wagutaye ku karubanda. Ariko Farawo nakurekure, ongera wiherere imbere y'Uwiteka. Kuva kera hose Imana n'ubuturo bwayo, Imana niyo ducuririra intimba. Barokoresha itisi umusaraba. Hari igihe kinini umuntu ajya ahungira mu gituza cy'umutima umuryarya, nyamara we waharyama ukabonera ibitotsi mu gituza cy'indyarya, mu mutima rugigana, ukawegamiza umusaya kandi amaboko ariyo gusongoreza ibisongo. Mose aravuga ngo umujinya wawe utugeze kure, ibicumuro byacu barabitwikuruye byose ubishyize ku karubanda. Aravuga ngo uduhaniye gukiranirwa kwacu, umujinya wawe utumariyeho. Kanseri na diyabete biraje, umuvuduko, hypertension byose birirukanse, umugongo n'amavi rubaga impande n'imitsi bifatiye rimwe, kubura akazi no kubura uko wishyura byose biziye rimwe, abana baviriye rimwe mu ishuri, n'ibiryo muri stoke birashize, imyambaro ishiriye rimwe, n'amafaranga, ibintu byose bigashirira rimwe. Ukavuga ngo umujinya wawe utumariyeho. Tebini mangia horia etosani mandi engoria sans. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, amaso yawe arayibuze kuko uri kubona ibibazo bigukingirije Imana. Ariko agahinda n'umubabaro wawe byageze mu matwi y'Uwiteka. Ongera ubwire Farawo ngo rekura, mubwire ngo rekura. Twari tugeze ku murongo wa 9 ngo kuko iminsi yacu yose ishize turi mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Imyaka yacu tubayeho ni nko gusuhuza umutima. Usubiye inyuma, nubwo hari abantu uganiriza ubuhamya ariko wasanga ntabwo ufite, kuko naho uri nonaha ubuhamya buracyari kukuremerwaho, ubuhamya ntiburuzura. Iminsi yose yimaze nko gusuhuza umutima. Nibyo wakoze urugendo runini, ndetse waricaye uraguruka, ndetse warose wasubiye hariya, cyangwa urota iterambere ryawe ryaje, ariko iminsi yawe ni nko gusuhuza umutima. Abantu bakubona babona waragezeyo, ariko aho uri nawe urabizi ko hahanda kuruta aho abantu bagukekera. Iminsi ni nko gusuhuza umutima. Ndagira ngo dufatikanye tubwire Farawo ngo rekura. Amen. Umurongo waho wa 10, iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitutagira intege nyinshi tukagera kuri
80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. 11. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa. 12. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uwiteka agaruka, kuko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurira umutima, uzaduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere. Abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Rebe enimondi ya horiya. Imana ishimwe. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. 91. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira. Imana yanjye niringira, kuko ari wowe. Haleluya. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, impoma n'inzoka. Uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Twatangiriye muri Zaburi ya 90 y'umubabaro, dusoreje muri Zaburi ya 91 y'ishimwe ry'imirimo iturutse mu masengesho. Bwira Farawo ngo rekura. Turagushimiye Mwami, uduhagaritse hejuru y'aho twari tuguye, uduhaye kunesha ibyari bitunesheje, uduhaye kubohokera aho twari tubohewe, duhaye gutsindira aho twari dutsindiwe, dufunguriwe aho twari dufungiye, dushoboreye aho twari tunaniriwe, dukize iyo twari turwaye, tubonye ibyo twari twarabuze, twicaye ku yo twari twaranyazwe, tugenza aho twari twarananiwe kugenda, kandi tugeze aho twari twarabujijwe kugera, kuko uri kumwe natwe tubereye isumba byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.